Niba uri mu bantu batajya babona umwanya wo gusoma buri munsi, uri guhomba cyane. Gusoma bigira akamaro cyane mu buzima bwawe. Byongera imbaraga mu bitekerezo kandi birwanya indwara z'ubwonko zirwarwa n'abakuze. Urugero ni nk'indwara yitwa Alzheimer disease cyangwa dementia, ni indwara zo kwibagirwa cyane. Gusoma bituma ubwonko bukora neza kuko budatinda mu ntekerezo, kandi uhita umenya icyo ushaka mu byo ukora buri munsi. Nk'uko umubiri ukenera siporo kugira ngo ukore neza urwanye indwara, niko n'ubwonko bukeneye gukoreshwa kugira ngo bukomeze gukora neza. Gusoma bigabanya stress. Nubwo waba ugira stress nyinshi mu kazi cyangwa mu mibanire yawe n'abandi, urugero nko mu rugo, mu muryango cyangwa n'ibindi byose uhura nabyo buri munsi bitakoroheye. Ibyo byose bigenda mu kanya gato igihe uri gusoma ibintu byiza ubwonko bwawe bukeneye. Gusoma kandi bishobora gutuma ugenda mu bihe, kuko uba uri kuganira ndetse wumva ibitekerezo by'umwanditsi w'igitabo usoma. Kuganira n'abantu bakomeye. Niba ushobora kwifuza kuganira na Albert Einstein, Nikola Tesla, William Shakespeare, Elon Musk ndetse n'abandi ushobora kubuha agaciro mu buzima bwawe, ariko bitakunda guhura nabo, ujye ufata ibitabo byabo cyangwa bivuga ku mateka yabo, urajya uri kuganira nabo. Ibyo bizaguha ishusho nshya y'ubuzima bwawe. Gusoma byongera ubumenyi. Igihe usoma, ibyo uri gusoma biba byinjira mu bwonko nk'uko iponje inywa amazi, kandi ntumenye igihe bizakugirira akamaro. Uko ubumenyi ufite bungana, niko uba witeguye guhangana n'inzitizi bahura nazo mu buzima. Ikindi cy'ingenzi cyane ni uko nubwo ushobora kubura akazi ufite ubu, amafaranga ufite ndetse n'ibindi utunze, ubumenyi bwawe ntawe uzigera abugutwara. Gusoma byongera imbaraga zo kwibuka. Igihe usoma igitabo, ubwonko bwawe bushishikarira kumenya abantu bavugwamo, ibibaranga, aho batuye, n'uko inkuru y'igitabo ikurikirana. Ibyo bifasha ubwonko bwawe kumenya gushyira ibintu ku murongo. Bituma kandi ubasha kumenya kugenzura ibintu binyuranye. Ese wigeze usoma igitabo cy'inkuru izimije, waba ugeze hagati ukumva wamaze kumenya ko inkuru iri burangire? Niba bijya bikubaho, ufite ubushobozi bwo kugenzura no kwitegereza cyane. Ibyo bigufasha mu buzima kumenya uko wakora ibintu ndetse no kumenya niba bizakugirira akamaro. Gusoma bikongerera kugira intego no gushyira imbaraga mu byo ukora. Igihe usoma igitabo, intekerezo zawe ziba ziri ku byo usoma. Ibindi byose biri kubera ku isi ntubu byitayeho muri ako kanya. Ubasha kwita kuri buri busobanuro bw'ibyo uri gusoma. Kuva uyu munsi, gerageza kujya usoma byibuze hagati y'iminota 15 na 20 ku munsi, mbere y'akazi cyangwa indi mirimo. Bizagutangaza cyane kubona ukuntu nyuma yo gusoma, ubwonko bwawe buzaba bufite kugenzura cyane no kwita ku byo ugiye gukora. Gusoma bituma utuza cyane. Madame Curie yavuze ko abantu batinya icyo batazi. Igihe usoma, ugenda urushaho gusobanukirwa ubuzima muri rusange. Ugenda ubona impamvu z'ibintu bitandukanye. Amateka usoma aguma muri wowe. Urushaho kumenya neza ko nubwo amateka atakwisubiramo, ariko yajya gusa. Ibyo bikagufasha kwirinda mu byo ukora no gushyira imbaraga mu byo wumva ari byiza. Ibyo bituma utagira ubwoba kuko uba usobanukiwe byinshi. Urugero, ubushakashatsi bwagaragaje ko nko gusoma ibitabo by'iyobokamana bigabanya umuvuduko w'amaraso, kandi bikakuzanira amahoro menshi muri wowe. Ibyo bikurinda kugira stress ndetse bikagufasha kurwana n'ibyo uhura nabyo. Niba wakunze iyi video, dufashe uyisangize abandi kugira ngo tubashe gukomeza gukora izindi nk'izi. Niba kandi uri mushya, kanda subscribe kuri YouTube channel yacu Menya TV, ugume ku ruhande rukungura ubwenge buri munsi. Ntugende udakanze hano kuri iyi video
urebe kandi usobanukirwe na subconscious mind, uburyo bw'imitekerereze yawe.